ngarutse nyine mvuye Nyamasheke sanga abantu bari kuvuga amagambo menshi ngo ni prank. Nanjye birancanga ndibese Vava ko arembye ese byaba ari ibintu Dr M wenda akaba yarabonye Vava arwaye akavuga ati reka nanjye mbibyaza umusaruro. Amaze ibyumweru hafi 2 mu bitaro nuko arwaye, iyo abatarwaye baba baramusezereye. Yego, ubu Vava yamaze kwimurwa, yavanywe Ikibogora bitewe n'uburyo yararembye cyane. None umva ukuntu ibintu biba binakomeye abantu bari kubyita imikino. Ubu bamwimuriye mu bitaro hariya ku Kibuye, niho bamujyanye. Ku Kibuye niho bamuzanye. Binjiye ejo ararembye mana. Rero ni muri ubwo buryo ngiye namusize, twari tumaranye y'iminsi musigira undi muri umuna we wo kwa se wabo. Rero niwe nyine tuba turimo duhamagara tubaza amakuru. Yakomeje kuremba. Ntabwo byakunda ngo muvugishe. Oya ntabwo avuga. Mana we. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo Fina ngo ubu burwayi ngo sha ngo ni ishuri ngo bunyigishije ibintu bikomeye cyane. Ngo burya abantu bose bagusekera suko baba bagukunze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira bari hirya no hino, bashimira cyane gukomeza kubana natwe mu rugendo. Nitwa Sam Gakire, nkomeje urugendo ndi kumwe na Chobi kuri kamera, dukomeje urugendo rwacu. Nanashimira abantu baduha ibitekerezo bya buri munsi, birimo ibidukosora, birimo nibitkunganira. Mwese ndabashimiye cyane. Tugiye gukora ikiganiro nonaha kimeze nkaho cyihutirwa ku nkuru imaze iminsi itavugwaho rumwe, cyangwa se abantu bamaze iminsi bavuga ibyo bishakiye. Ngira ngo ni inkuru ya Vava Nyiransengiyumva Valentina wamenyekanye cyane nka Dore Imbogo bitewe n'indirimbo ye yaririmbye. Ngira ngo ubuzima bwe ntago bumeze neza cyane. Nge maze iminsi ndeba biri kuri social media, ni prank aniki, ntago nigeze nkora ikiganiro, ariko ngira ngo ubwo mperuka muri graduation ya Fabrice nabashe kugera aho Vava yarari arwaye, ntago nigeze nkora ikiganiro nawe, ntago twakoranye ikiganiro, ariko naramubonye numva ndanababaye cyane nyine. Ariko nkomeza kubona abantu bari gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, bavuga ngo babipanze gutya ngo bashaka kurya abantu amafaranga. Buriya uko twapanga ibintu byose, uko mujya muvuga ngo prank, ariko prank ziza ku buzima bw'umuntu ari kuribwa agiye gupfa, ntago njya ibyo bintu ntago njya mbyemera rwose. Ahubwo abantu badukurikiye, ababasha gusenga, ababasha ko mwafasha Vava, abamusengera umufashe, kuko ubuzima bwe ntago bumeze neza cyane. Fina, umeze neza? Ameze neza kundi guhumeka, ariko nyine ntago meze neza kubw'umuvandimwe Vava. Yego, ngira ngo bimaze iminsi bivugwa, abantu bakora ibiganiro bigiye bitandukanye bavuga ngo runaka yavuze, ariko mu by'ukuri hari n'ukuri abantu benshi baba badafite ku bintu. Ngira ngo ejo ni mugoroba nibwo hamenyekanye indi nkuru mbi cyane ko noneho Vava aho yararwariye bitewe n'uburyo yarameze nabi cyane, ibitaro bishobora kuba byamusezereye akimurirwa mu bindi bitaro bishobora kuba byisumbijeho ubushobozi ku ndwara, kuba bamufasha ku ndwara yararwaye. Fina, tubwire wenda iyo nkuru, rumwe mu bantu barwaje Vava n'ubundi bakikurikirana uburwayi bwe ndetse n'abamurwaza umunsi ku munsi, tubwire iyo nkuru imeze ite? Nyangane nayo ndumva nameze neza, ndumva narwaye. Nkuko murakoze, nkuko nyine wabibonye, havuzwe byinshi, baravuze ariko nawe bari bagusizemo ngo uri mu bapanze ibyo bitaga ngo ni prank.
nabonye nta n'ikintu wabivuzeho nanakwibazaho nk'umuvandimwe naracecetse buriya hari Ese- ukuntu ibintu bikurenga Samu ko ari umwana wo mu rugo kuvava muzi ko ntigeze mvuga ukuri ese kuki ibi bintu atari kubivuga kuko ubu bintu nta kuri afite ntabwo abizi ko nzi ko yanagiye i Nyamasheke nawe yamugezeho nyine biranambabaza nduje mbonye watuje uratuza kuko ari amagambo ntago ngiye mba nshaka kuvugira urumva abantu bari benshi bari ngo mfite ibihamya ngo ndabizi neza none wanatekereza uburyo wageze ku muvandimwe ameze ku muntu ameze uravuga ati ibyo ari byo byose ubu uri kubivugana wafite umubiri buri Imana nyine Imana irabizi rero nkuko ntabwo twigeze dukorana ikiganiro nawe nta n'icyo wigeze ubivugaho waracecetse ariko niba wenda batarabibonye hano ku rugendo online TV ndakeka bakurikirana ibindi binyamakuru barabibonye ko Vava arwaye ndetse byanacarenjinze abantu benshi birabacanga baribaze Vava arwaye nyine bitewe n'abanyamakuru inkuru bagiye bakora zitandukanye harimo bari abapasiteri nyine birababaje pe rero ukuri guhari ndetse kurababaje Vava ararwaye ndetse birenze bikabije nkuko nabikoze mu biganiro byinshi bitandukanye ngerageza no gusobanura biriya bintu abantu barimo kuvuga ngo ni pranka nsobanura nare amashusho hari amashusho yagiye agaragara mu bitaro nyine urumva ahantu hose umuntu aba ari aba afite abanzi inshuti niko ubuzima bwubatse impamvu ndetse byagaragaye bavuga ngo nibyo koko nyine urumva abantu nyine umuntu afata amakuru ahawe cyane ko baba batigereye kuri teri nyine ibyo babonye nibyo bafata urumva abanyamakuru bamwe bakagaragaza amashusho bati ni gute umuntu urwaye aganira gutya mu bitaro ni gute umuntu urwaye arya amafi angana gutya nyine buri wese avuga ibyo ashaka ariko nkuko nabisobanuye ikibazo gihari kuri Vava ari na mpamvu navuze nti nyine ntago bakihutira guhita bavuga nyine uko babishaka kandi nabo bafite umubiri hari ukuntu iriya video kuko nibyo nyine baramufotoye ari kuganira ariko Vava hari ukuntu nyine umubiri we umeze hari ukuntu arwara nyine niko uburwayi bwe bumeze akaremba ndetse n'abari aho ngo mukamwasenga mukavuga uti basi birarangira araducitse hari n'ukuntu Imana imworoherezamo akoroherwa akaba yabaganiriza rero niko ari amashusho bayafashe suko abatarwaye na hariya bafashe ngo ari gutuma ngo amafi ahubwo ngewe numvaga ahubwo ku muntu ukunda Vava cyangwa ku muntu ufite umubiri muzima yari gushima Imana akavuga ngo wawe ahubwo birimo biraza harimo kurya kubera ko Vava ni kuvuga ngo akantu kose asize mu nda ahita ko akaruka ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ubona no kurya yabyo ndakuvuga ubundi se yihebye cyane ibyo ndi kurya biramara iki n'ubundi ibyo ndimo kurya byose ko mbigarura rero kuba hari twaragize Imana akaba abonye apeti wenda akarya ntabwo ariho bari guheraho bavuga amagambo menshi ngo ni gute ari kurya ni ikibazo ahubwo ko numva umukunda ari gushima Imana akavuga ngo basi nibura arimo kurya Vava rero ararwaye ubuzima bwe noneho buri mu bibazo abantu basenga abantu bakunda Vava Mana yanjye bamusengere reka turebe Vava agifatwa wamanukanye nawe mujya mu bitaro ndakeka ko ibitaro ku bantu batuye i Rusizi na Nyamasheke ibitaro by'Ikibogora biri mu bitaro bikomeye byakira abantu barembye muri kariya gace kuko umurwayi wananiranywe ku bitaro biri Gihundwe mu Bushenge Nyamasheke n'ibindi bitaro byose bamujyanaga Ikibogora ubwo urumva ko ari nkuko baguha transfer bavuga ati niho hari aba specialist cyangwa se abantu b'inzobere muri iyi ndwara runaka cyangwa se mu gufasha uyu muntu ubabaye kuba Vava yararwariye hariya mu bitaro bya Kibogora ibyo byo rwose ntitubigarukeho sinzi ukuntu umuntu ari kujya kwifata akajya gukinira plank mu bitaro nka biriya ibitaro bikomeye ukajyanamo ngo ugiye kuryamishamo umuntu ngo
ngo umushyire ku gitanda cyo kwa muganga ngo uri gushaka n'abantu baba bari hari ababaye bakeneye ubufasha ntabwo ndi kwibaza uwo muntu wagiye gufata Vava Kamara igihe cyose amaze aryamyemo hariya izo plank bari gukina iriya ntago ari sare yo gukiniramo filime sibyo hari abarwayi benshi bababaye ubuzima buri kurya abaganga baba bagomba kwitaho iyo babona atarwaye sibyo iyo babona nyine bakavuga ngo bakabibona kuko abari abaganga benshi batandukanye b'abahanga n'abazungu iyo babona atarwaye bari kumusezerera impamvu iki gihe cyose gishize Vava ari mu bitaro nuko nyine babonaga arwaye baba baramusezereye cyane ko Vava n'umusitari byari bimaze gucicikana bavuga ku bitaro byabo bari kuvuga uti umukobwa yakize mugani nabo barasesengura umukobwa ntago arwaye nataye ariko kuba amaze ibyumweru hafi 2 mu bitaro nuko arwaye iyo abatarwaye baba baramusezereye yego ubu Vava yamaze kwimurwa yavanywe ikibogora bitewe n'uburyo yararembye cyane numva ukuntu ibintu biba binakomeye abantu bari kubyita imikino harya Fina bamujyanye mu bihe bitaro ubu bamwimuriye mu bitaro hariya ku Kibuye niho bamujyanye ku Kibuye niho bamuzanye binjiye ejo ararembye mama we baguhamagara bakubwiraga ko bimeze gute urumva wenda nanacimaka kubana avuga ngo nkawe nk'inshuti ye ngo kubera iki wamusize yanjye urumva twageranye ikibogora ndamurwaza uko nshoboye urumva nayo nasize n'akazi haza umuvandimwe baranashimira aravuga warakoze kandi wasize akazi rero reka kuva haje umuvandimwe ntacyo wagenda ukajya mu kazi warakoze ibyo wakoze waritanze rero ni muri ubwo buryo ngiye namusize twari tumaranye y'iminsi musigira undi muri umuna we wo kwa se wabo rero niwe nyine tuba turimo duhamagara tubaza amakuru niwe kugeza iyi saha umuriho niwe bari kumwe ejo guhamagara akubwiye ko bimeze gute nyine yamamagaye kuko nyine mbamubaza buri mwanya amakuru bameze gute niho yamamagambye uti Fina ndabizi ko usenga ndabizi ko hari abantu benshi bakunda Vava usengera Vava ari kurira numvishe ko ejo nange twavuganye ndi kurira ndi kubwira uti Vava noneho birarangiye harya muri umuna we akoresha telefone ya niwe ufite na telefone ya Vava yego niwe uri kuyitaba ati Vava ararembye kuko ngiye Vava twari twavuganye ejo hashize nabwo afite akuka gake ndi kumubwira ngo uri kumva imeze gute ariko kumbwira ngo Fina ngo usengere ndumva ngo imeze nabi nyine bari kuvuga ko bagomba no kumubaga reka bahamagara buriya rero mu bintu buriya mu bintu bijya bikunda kumbaza niyo mpamvu ibi bintu naririnze kugira ikiganiro ngiye nagiye Nyamasheke birababaza gukinira ku nagiye Nyamasheke nari mfite no gukora ikiganiro nanjye nkajyayo ariko ndavuga nti nta mpamvu yo kuzajya twirirwa dukinira ku buzima bw'umuntu urwaye urembye tumutunga kamera ahubwo abantu bafite uburyo bwo kuba bamufasha asanga umuntu afite umubiri arega umubiri ubyara udahatse allo bite chérie ni byiza ni Fina muvugana amakuru se mama neza Vava se uri kubona ameze gute arimo koroherwa oya yakomeje kuremba ntabwo byakunda ngo muvugishe oya ntabwo avuga mwana we ejo twavuganaga nyine urimo umbwira ngo babimuriye ku Kibuye umbwira ngo ararembye n'ubu uri kubona nta kigenda ntago birimo kuza reka nta kigenda n'amasengesho menshi nta n'ikintu ari kurya se umva niyo akoze ishyano nyine kereka nk'ayo mata y'inshyushyu atetse niyo nywa gusa ntabwo akiri kuruka se ejo wambwiraga ko ikintu cyose ari gushyira mu nda n'ubundi arimo kukigarura n'ubundi nyine araruka ariko si cyane nyine birimo biri kuza nyine ni ukwihangana
nanjye nk'uko nabikubwiye ejo nzashaka uburyo mbageraho muri iyi minsi n'ubundi ntacyo bitwaye. nta kibazo. Ejo se yaje kuvuga umubwira ko namushakaga cyangwa n'ubundi wapi ntago ari kuvuga? Ntabwo avuga. Sawa mama, nyine ndaza kukuvugisha ubwire n'uburyo mbageraho. Ntari. Aho nyumve ntari kuvuga. Ayo nguko birababaje, ariko iyo mbonye umuntu w'umubyeyi cyangwa umuntu wese ufite umubiri ubizi neza ko umuntu wese yarwara. Ese uburwayi bwe bwakomeje gusanga ari igifu? Shangewe nuko nyine nabivuze kubera ko natangiye kumva abantu bari kwihwisa ngo bashobora kuba baramugiriye amashyari bakamuroga. Ya harimo igifu, ariko ingenzi imirwarire y'uburyo ubona yorohewe, ukabona arabaganirije, ukabona courage iraje, wajye kubona mu minota mike ukabona arongera arembye aratenguwe. Harimo n'amarozi. Asubu nk'abantu baba baroze vava. Harimo n'amarozi pe, kuko igifu hari ikibogora, hari abaganga b'igifu. Ni nayo mpamvu yavuze ngo ni mu njyana iwacu ikibogora, wenda nta hantu batavura, ariko barambwiraga ati ikibogora iwacu niho bajya bamvura. Hari abaganga pe bazi kwita ku kintu bita igifu. Rero bakoze ibishoboka batwandikira imiti yo hanze, akayungu ukabona biraje, ndetse abaganga bakishima ati vava birimo kuza muri iyi minsi mushobora no gutaha. Wajya kubona ukabona birahindutse mu mwanya muto, ukabona ararembye aratitiye, ukibaza nyine ubona nyine wagira harimo n'amarozi pe, byose birimo. Nyine ni ugusenga pe. Basingiye ikintu nisabira abantu bambabarire bareke gukinira ku buzima bwa vava. Vava ari muzima, yabahaye ibyishimo, yarabateye story muraseka. N'abanyamakuru hari ukuntu wakora inkuru ku muntu ariko utamushinyagurira, ukora inkuru utwenga ngo umuntu urwaye arya atya. Ko umubiri ubyara udahatse mwagiye muvuga makeya ngo pranka. Vava ntago ari imburamukoro, ni umukobwa uzi ubwenge, uzi gukora, ntabwo ajya gukinira ku buzima bwe, ufite uko abayeho. Rero bareke kwikina ku mubyimba vava. Uwumva hari icyo afite yamufasha, namufashe. N'udafite icyo yamufasha amusengere, kuko buriya amasengesho niyo ya mbere, kandi Imana niyo ishobora byose. Ushobora kutagira ikintu uhereza umuntu, ariko basi ukamusengera. N'uwumva nta kintu na kimwe ashoboye, ntamusengeye, nta support amuhaye, nacejeke basi, areke gukomeretsa. Urumva vava ararwaye koko sibyo, ariko afite n'igikomere cy'abantu. Umva ikibazo gihari. Kubera ko yarambwiye ngo Fina, nyine urumva abantu bari babanje kunteranya nawe, sinzi umuntu wagiye kumugemurira aramubwira ngo Fina ngo yagiye ngo ku binyamakuru ngo aravuga ngo uri kwirwaza. Warabivuze se kuko nabonye ikiganiro, ntago nigeze ngifungura ngiye burasinjya nkunda amatiku, niyo mpamvu nkubwiye ngo nari nicaye niturije ndi kuvuga nti Imana iyo mu ijuru ni ikize vava. Ariko nabonye hari aho bavuze ngo byose urabivuze, ngo nanasabye imbabazi, ngo niwe wamufashije kubipanga. Nasura yewe nyine uburyo abanyamakuru bandikaho titire ikura abantu umutima, ibyo bavuze bagenda basobanura mutuntu. Yangiye ntago ari cyo navuze, ntago nigeze mvuga ko vava arimo kwirwaza. Umuntu wakurikiranye ibiganiro byose nakoze, nageragezaga kurwana kuri vava, mvuga uburyo arwaye. Ahubwo nageze i Kigali, urumva ngarutse nyine mvuye Nyamasheke, sanga abantu bari kuvuga amagambo menshi ngo ni pranka. Nanjye birancanga, ndibese vava ko arembye. Ese byaba ari ibintu Dr. M wenda akaba yarabonye vava arwaye akavuga ati reka nanjye mbibyaza umusaruro? Se vava yarabwiye Dr. M ati ndarwaye, nyine uzakora ibiganiro bamfashe. Ariko numva nacyo si ikibazo. Rero ntabwo nyine urumva umuntu wabimubwiye yabimusobanuriye nabi. Ntabwo nkanjye none wari uri kuri teri wamwigireho uburyo arembye. Ariko Dr. M nawe yamubaye hafi se uburyo arwaye. Dr. M yamubaye hafi kubera ko no mumanuka
amafaranga yose twakoresheje urumva navuye ku kazi bintunguye tutanabyumvikanye na boss mbonye atari kubyumva ndavuga ati nta kintu na kimwe kiruta umuvandimwe mpitandeka akazi ngenda bintunguye nta n'amafaranga afite ya rero nahise ngenda uwo munsi duhita ari nabwo twamanukaga Icyangugu Ikibogora amafaranga yose twakoresheje ni Dr M wayaduhaye byose ya rero nyine urumva ni ikibazo pe gusa nyine vava yarambwiye uti Fina nyine maze kubimusobanurira mubwiye uti umuntu abigusobanurira bikubwiye nabi ahantu hose mba nkuri ruhande muvandimwe sobanura uburyo urwaye ubabaye bareke gukinira ku buzima bwawe ijambo yambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo Fina ngo ubu burwayi ngo ni ishuri ngo bunyigishije ibintu bikomeye cyane ngo burya abantu bose bagusekera uko baba bagukunze nyine ngo bunyigishije umuntu nyine urumva ararwaye ariko afite n'igikomere yatewe n'abantu hari abanyamakuru birirwaga mubwira vuba turagukunda ubundi inshuti nyashuti bibonera mu bibazo turagukunda abapasiteri vava wacu barangije abari bo baba abambere kumusenya kumushinyagurira kumwikina hejuru gusa nyine bajye bavuga make umubiri ubyara udahatse hariya ari nawe ejo haryama ntabwo mbibifurije ariko ujye uvuga make umenye ko umubiri ni umubiri nyine gusa birababaje yego nka famiye ye ababyeyi be iyo babonye ibintu biri mu itangazamakuru kandi umwana wabo arwaye cyane bo ntago bishobora kubababaza wenda bo ntago wigeze wumva reaction bafite cyangwa icyo babibonyeho wowe ari we ntabwo byakubabaza nawe byarakubabaje nta sano mufitanye ari uko ari umwana w'iwanyu gusa muturuka ahantu hamwe urumva nyine nk'umubyeyi ntibyabura kumubabaza ndetse buriya nuko umuryango utifashije ahari ntabwo bari kwifuza ko ibi bintu itangazamakuru ribimenya kuko nyine babonye inkuru baravuze baravuga hari n'ukuntu wakora inkuru neza rega udasebya umuntu vava ni umusitari utanamuvuze nabi ukamuvuga neza warebwa sibyo ariko abantu bajye bakora akazi neza badasenya abantu badakomeretsa abantu nyine ntabwo aba ari byiza pe wowe kubona kuvugana n'umuvandimwe we cyane wenda n'uriya waruhamagaye ari wo murwaje ubona byibuze umuvandimwe we ari icyizere guha cyuko hari ari we bari kumufasha cyangwa se ubuzima bwava abantu bazongera kumubona bakabona wava wabahaga ibyishimo wabasetsaga nyine nkuko mbikubwiye hari igihe tuvugana kandi uti ndabona byaje arimo kuganira nanjye namuvugisha nkumva vava aramvugishije mu mwanya muto ati Fina senga noneho birakomeye tararembye bimeze gutya niyo mpamvu harimo ikibazo kuko umwanya umwe ubona yorohewemo undi mwanya ukabona ararembye rero ni ikibazo nyine biracanganye pe niyo mpamvu ndetse mbere na mbere cyane akeneye amasengesho bamusengere ariko nk'ahantu arwariye mu by'ukuri tujye tuvugisha ukuri n'ubundi ndabizi neza abantu mudukurikiye hari abantu bari basanga bakunda vava noneho bari hafi bari muri zirance ku Kibuye cyangwa bahanyura muzamusure muzamuhamagare kuri nimero ye abandi bantu bo hanze n'ubundi nsanzwe nzi ko bava muramukunda bava muramuremera iyi nimero ye shyiraho nimero ya telefone ndayishyiraho ariko na nayivuge 0788 78 46 15 0788 46 iyo ni nimero ya Valentine ibaruyeho amazina ya mama we rwose ni basore vava ibaruyeho amazina ya mama we ushaka kumusura mu by'ukuri umusure kubera ko iyi nimero ntabwo dushaka gushyiraho iyundi muntu byaye n'uvuga ngo hari abantu ngo bapanze ibiki nta nubwo ngewe ubu ngubu ukuntu ibintu buriya niyo mpamvu hari uburyo kera twayaga dukora ibiganiro uri nko gutabariza umuntu ariko kubera ukuntu YouTube yangiritse hajya hazamwe abantu benshi babeshya b'abanyabinyoma umuntu yararwaraga nk'uko nimba muri social media tukamusura arwaye tukavuga ameze nabi
abamugeraho bakamugeraho hafi, abamuhamagara kuri telefone, abamusengera, abagira uburyo bamufasha mu bundi buryo bufatika bose, ku buryo agaruka gukora ikiganiro ashimira. Ariko umuntu ararwara wabivuga ngo ubwo bashaka kwiba abantu, ariko urumva mu rundi ruhande nyine ubwo bashaka kwiba abantu vanze nyine abantu byarabacangacanze, bibaza abavuga ukuri, abatavuga ukuri, ariko ukuri guharira bafite imitima mizima. none dore ikintu kibabaje, umuntu bamuvuza ibyo bintu ngo ari kubeshya, ababaye umubiri uri kumurya, n'abari kumufasha nabo ugasanga nimba nkawe uri kwita umutekamutwe kandi wifashe wenda utusiga n'akazi kawe, tugafata nka Dr. M nawe wagerageje kugira ibyo akora nk'uko bivuze, nawe ari kwitwa ko ari we babipanganye. Urumva ibyo bishobora no guca intege umuntu uri gufasha. Basi nibavuga ibindi bamukuremo, ngiye banyita uko bashaka, abantu uko bashaka, ariko basi bareke gukinira ku buzima bw'umuntu urwaye. Vava aka kanya ubuzima bwe buri mu bibazo, ku buryo nyine nicyo kibabaje. Hari abantu bagafata ibintu bakabigira imikino, ukaba wakumva n'umuntu ngo ubuzima buramucitse kuko Vava ukuntu ameze isani sawa nakumva ngo birarangiye. Uretse Imana igigarura ubuzima ikazura, ariko Vava ararwaye ku buryo wanakumva ngo birarangiye. Noneho umuntu akagomeza agafata ibintu nyine akabifata gutyo, urumva disi n'abantu bafashije Vava barimo barabaca intege, bamwe ubu wasanga barivuvuse mu mutima. Nukuri nimba kandi nyamara disi ibintu biri ari umuntu uri hafi, ndetse ahubwo niba namugereho niba hagere bamusure, abifuza ko tujyeho, noneho ni na hafi muze njyewe ndahari, abandi nabo bari hafi, bari ku Kibuye, abantu bari Karongi, abari he, mugere kuri Vava mu musure, ni inshuti yanyu. Ariko nanone ntujyeyo kubera ko mbikubwira, ugiye kubera ko ufite umutima wawe wo kujyayo, kuko ndabizi ko neza nubwo tuba turi kuvuga ngo dore nimero y'umuntu mumufashe, umuntu amufasha bivuye ku mutima. Ntabwo hari n'abandi muri comment ugasanga nyine umuntu yifitiye umutima mwiza pe, ugasanga nyine nta mutima muba afite, arakuvuga yo this. Hari abantu muri comment usanga nyine we nta kibazo cye, nyine yumva ibintu, ariko ugasanga ari gufata bya bintu ari kubihirikira ku bandi. Urumva ngo yo ngo this, ngo abantu ngo bafite ngo amafaranga ngo nibafashe uyu muntu, sibyo? Ugasanga nka comment zirenga 200. Gufasha ntago ari amafaranga, n'umutima mwiza nibura n'uwo Pole nukuri turagusengera, ukamuhumuriza, ukamubwira ati humura. Ariko se afata umuntu, ikindi kintu ushatse kuvuga, urumva nyine hari ukuntu uba wumva ko muri abo bantu bakorera uwo mugisha wo gufasha, kuko burya Imana ikunda umuntu ufasha, kandi burya ukuboko gutanga ni kwakira. Ugasanga ufite uwo mutima, ariko nyamara uri kumva hari abandi bakabikoze, ugasanga comment zirenga 200 muri this. Ugasanga uwo muntu nta mutima muba afite, ariko akireba ku rwe ruhande akareba ibibazo afite, agasanga we ngo ntago ari muri abo bagafashije. Nyamara burya Imana ireba umutima, ntago Imana ireba ko wakoze byinshi, watanze miliyoni, natanze 100,000. Umuntu ashobora gutanga 100,000 wowe ugatanga igiceri cy'ijana, bitewe n'umutima wawe mwiza ubikoranye, Imana ikaguha umugisha ndetse no kumurusha. Cyo shatse kuvuga rero ntanavugiye Vava gusa, mwaguke kuko hari abantu benshi muzafasha, abantu babaye barahari, ntiwumve ko ari runaka wafasha ngo wowe ufite ibibazo. N'igiceri cyawe cy'ijana ushobora kugifashisha umuntu, Imana ikaguha umugisha, kuko Imana ireba umutima. Urakoze cyane ku magambo meza ushoreje, wongera ngo abantu barayumvisha, ariko abantu n'abandi reka tureke kuvuga Vava gusa, hari n'abandi bababaye. Usigaho kumusonga, nimba ubuze ikintu mumarira, nimba ubuze bimuhumuriza, icecekere basi usigaho kumusonga, kuko n'ubundi ntabwo bijya biba byiza. Wongera ngo twese ntawe udafite umubiri arwaye igifu, ejo ushaka kurwara umugongo, urugingo nawe cyangwa uwawe nawe akarwara. Ntago tuba twifuza ibyo ngibyo, ariko ibyago biza bidateguje. Ngira ngo nimero ye niyo nanayisizeho, muze kumuvugisha umurwaza we. Yego, mwamugeraho, mumugereho, mumusengere. Yego, nukuri muraba mukoze. Reka mbashimire cyane, kandi nizere ko musobanukiwe ukuri, kuko ibi ngemba haye n'ukuri nari maranye mvaga ngenza nicara nkikorana ikiganiro muri ino minsi, ariko
bitewe n'inkuru ya nimugoroba yuko Vava yari yimuwe mu bitaro yararimo. Nimba umuntu yimuwe mu bitaro yararimo ntago abyimwemo kubera ko ari koroherwa, abyimwe kubera ko ahubwo hari uburyo ubuzima bwe buri kugenda bujya mu kaga cyane. Kugira ngo rero ibyo murabisobanukiwe, ubundi mukomeze kubaho neza mu mahoro n'umutuzo. Imana ibarinde. Murakoze cyane.